ndibaza niye mpamvu abantu benshi cyane bakomeje kugenda baterwa ubwoba cyangwa se bagira ubwoba kubw'amagambo Apotre cyangwa se uyu mupasiteri Rugagi yavuze. Ngira ngo mukurikije amagambo nk'aya ngaya ndetse harimo abanyamakuru benshi cyane bakomeje kugenda bigarukaho, banza mve nk'aba ngaba. Ashaka kumwereka yuko afite imana ikomeye kurusha iye. Ngira ngo buriya ntago ari imana, buriya yavugaga wowe sinzi ibyo ari byo. Iyo ntago ari imana. Niki yavugaga? Imana se yavugaga iki? Genda gake. Yavugaga iki? Nimba twakinnye amajwi aha ngaha. Yego. Niyo mpamvu ndavugaga ngo ko yamujyanye kuzimu. Yabatanzemo igitambo we n'abana. Uri inkuru ariko umunyamakuru mwiza. Ntago ari uteye urwo bwoba ariko ngo areke inkuru. Ariko umunyamakuru mwiza nanone nuwurama ku isi. Nuwurama, nuriho. Ntabwo ushobora gukora ari umunyamakuru yahura. Niko bimeze bro. Umunyamakuru mwiza ntago wiyahura. Yes, ngira ngo ukimara kumva no majwi cyangwa se ukimara kumva kureba ino video, ni ukuvuga ngo umuntu bita Mutesi Scovia aka kanya bakomeje kugenda bigaruka bavuga ngo uyu muntu akwiye gusaba imbabazi kubera ko umuntu yakinishije yakoze mu kanwa k'intare cyangwa yakinishije ikinuze kingwe. Noneho ku rwego rwo kuba abantu bakomeje kugenda bavuga ko Scovia ashobora kuba yanabigwamo. Impamvu ni iyihe? Uyu mugabo Rugagi ngira ngo hari amajwi menshi yakomeje kugenda yumvikana mu minsi yashize, hari abantu bavuga ko yabatanzemo igitambo, yatanze igitambo umuryango wose akawujyana ikuzimu. Ngira ngo muribuka plaka yigeze gukinwa mu gihe cyahise, uyu mugabo bita Rugagi cyangwa se uyu mwapotere ari kumwe n'umuntu bita Bahati Makacha. Uyu Bahati ni umwe mu bahanzi batatu bari bagize itsinda rya Just Family. Itsinda rikaba ryaraje kuba ryanavaho. Nuvuga ngo uyu umwe muri aba bahanzi Bahati ni umwe mu bantu baje kuri social media cyangwa se ku mihanda bagenda bagaragaza ko umuntu bita Rugagi yakoranye nawe ku rwego rwo kuba yaramwambuye amafaranga, ari we wamugira inama ngage avuga itsinda ryabo uburyo ngo bagiye kuzimu, avuga uburyo kuzimu ngariho bagize bakuye imbaraga, avuga ibintu byinshi by'ikuzimu ku rwego rwo kuba yaragiye avuga ko uyu muntu bita Apotre ari wamufashije kugira ngo ave muri ibyo bintu, n'ibindi byinshi cyane byagiye bivugwa bigaragara ko ari ibintu bagiye bakina bateguye. No kuvuga ngo ibintu bya plaka z'urusengero, bino bintu bya plaka mu rusengero gasanga ibintu byo kubeshya abantu baza batanga ubabya butari bwo, ibi ni ibintu byatangijwe n'uyu mupasiteri Rugagi. Ngira ngo umuntu bita Pastor Claude n'aba bayongwe bose mubona na ba Apotre Mutabazi bataraza ngo tubabone nk'abateka mitwe, uyu muntu bita Rugagi yari yarababanjirije ku rwego rwo kuba yaranuraga ibintu ntibize kuba. No kuvuga ngo uyu Apotre mu gihe mu Rwanda hari hakibaho Miss Rwanda, hari umwana w'umukobwa yahanuriye amubwira ko azaba Miss Rwanda kandi nta yindi mpamvu yatuma ata Miss Rwanda. Imana yamweretse ko ari we ugomba kuba Miss Rwanda. Abantu bategereza ko azaba Miss Rwanda, biza kurangira kwa Miss Rwanda bitabayewe Miss Rwanda buwundi. None abantu batanya kuvuga ati se Imana ye irabeshya, Imana yiwe ninjajwa, Imana ye ajya avuga Imana ye kuki ikotoye. Ibyo ngibyo rero twaje gusanga atari Imana, ahubwo we na amarangamutima ye yakoreshaga ni bya bindi byabo bya plaka byo guswata babeshya bagahimba ibintu bidahura. Sasa no kuvuga ngo ni nabyo wumvise muri iriya video aho umunyamakuru yavuze ngo ntabwo Scovia nadasaba imbabazi azapfa. Undi aramubwira ati wapfa umuntu akirishe ntabwo amuzi, kubera ko uyu mugabo ibintu yavuze Scovia azabura ubugingo naramuka atagize gute atamusabye imbabazi. Undi arangije aramubwira ngo wapi, ngo bariya ngo ntabwo ngo gahunda ngari izijuru ngo bafite izindi mbaraga. Yashatse kugaragaza ko aba bagabo bafite imbaraga zishobora kuba zakwambura n'umuntu ubugingo koko. Ariko se nkibaza, umuntu ashobora kukwambura ubugingo budahoraho, ariko ubugingo buhoraho butangwa n'Imana gusa, na Satani ntabwo abufite ububasha. Ndibaza rero nimba aba bapasiteri benshi muye namubona bagatwiko bano baza babeshya abantu, nimba bakoresha imbaraga zikuzimu. Ngira mu minsi yashize nakoze muzandengo mbereka uburyo hari abahanzi abapasiteri twitaga abasatuzi mu gihe cyashize bajyaga bajya mu gihugu cy'Ubugande tutazi aho bakura imbaraga bakaza ko karabasatuzi. Nuvuga ngo rero byagiye bigaragara ko abantu benshi cyane bagiye bagira gute bajya mu kuzimu. Ubwana bavuga ko ikuzimu hatabaho, ngira ngo mu isi habaho amanywa n'ijoro, iyo usinziriye ubona byinshi cyane. Ngira ngo ikuzimu ni hano ku isi kuko na Bible bitubwira ko Shaitani yoherejwe hano ku isi. Nubwo rero bagiye bahimba amakorasi bavuga ngo
Imana ngira mufata ngo imuhambiriza ikuzimu, imuhambirirayo ngo imwambura ifunguzo isiga imufungiranye na Satani azirira hano mu isi. Nukuvuga rero n'abambari be bose bahurira nawe hano ku isi. Nukuvuga rero abantu baje kubikomozaho bavuga ngo Scovia ashobora kubura ubuzima. Scovia ni umwe mu banyamakuru bakunda gukora inkuru zicukumbuye, batajya batinya kwinjira abantu abo bose, baba abayobozi ba executive, baba ba meya, baba abantu bo mu tugari, baba abantu barenze bamwe banini. Kuki yakoze inkuru kuri umuntu Rugagi ikaba yamujugumije, ikaba yamutitije? Ni nabyo abantu bakomeje kugenda bavuga ngo uyu mugabo ni munini, ni mugari. Ubunini bwa Rugagi sinzi nimba aba mu gisata cya politike cyangwa se ari umwe mu bantu nabo baba muri politike, ariko bivugwa ko uyu mugabo yajyaga ikuzimu ndetse akorana n'imbaraga z'imyijima ku rwego rwo hejuru, kubera ko mwumvishije amajwi y'abantu yagize gute yatanzemo ibitambo bakabajyana ikuzimu. Gusa ibintu byose ntabwo twavuga ko ari ukuri, narase bo babivugaga bafite ibimenyetso bashingiye guki. Gusa ngira ngo plaka za Rugagi mu minsi yashize, mu gihe cyashize batari bamufungira mu mujyi, yakoraga plaka nyinshi cyane ku rwego rwo kuba nawe ino mihanda yarayisazaga akayinyereza, ku buryo ari umwe mu bantu bavuzwe ku rwego rwo hejuru. Nkibaza Scovia kuki yamuvuga kuri uyu munsi akabizira? Kuki Scovia yamuvuga kuri uyu munsi akababwa? Abantu bakomeje kuvuga ko Rugagi afite ubushobozi bwo kuba Scovia kuko yamwambura ubugingo, ndetse batangira kujya batanga n'ingero bavuga ati nk'ubu Scovia yaramutse apfuye Rugagi yavuga ibiki? Bamufata. Bakoresha uburyo bashoboye bwose bagaragaza ko Rugagi atakoresha imbaraga z'amafaranga, dore ko afite yaje afite umufungo ubu ngubu ngo kabisa ikintu kijyanye no kuba agiye gukora urusengero rwa Daje ngo bagitwaza ahita bahunga ngo baguze imisozi. Rero ntabwo ngo uyu mugabo gahunda ari imbaraga z'amafaranga, dore ko Scovia nawe amaze kugira agatubutse, ahubwo ngaho akora cyangwa se akura izo mbaraga ngo niho hashobora kugira gute kuba hakwambura ubugingo Mutesi Scovia. Imbaraga za Rugagi zakagombye kuba ari imbaraga z'Imana, wenda zo ashobora gusenga agasaba Imana akayitereta nka sebuja akayibwira ati Imana nyamburira ubugingo Scovia, ariko nanone ntago Imana igira iyo ruswa ntago Imana igira iyo ruswa. Ahubwo uyu mugabo wavuze ko ari munini mu bintu bijyanye n'amadayimoni, ari munini mu bintu bijyanye n'ikuzimu, ari munini mu bintu bijyanye n'imyuka mibi. Bishop Rugagi nguyu Nyagasani wahunze, niyo mpamvu ugiye ibintu bibizi zaduka z'abapostere jewe tu ihangane mubyeyi, ihangane pe. Rero nuko zisenyuka, ega burya ntabwo umuntu yasenyuka kuva mu mugabo agiye mu nda, ntabwo zagusenya. Rugagi nibo babinkoreye akora Bishop Rugagi nguyu Nyagasani wahunze, niyo mpamvu ugiye ibintu bibizi zaduka z'abapostere jewe tu ihangane mubyeyi, ihangane pe. Rero nuko zisenyuka, ega burya ntabwo umuntu yasenyuka kuva mu mugabo agiye mu nda. Koko Scovia ashobora kugira ikibazo. Ati ijambo ryavuzwe n'uyu mugabo munini gutya rishobora kuba ryagira ikintu kikaze rivamo. Ati rero Scovia arabe maso, kugeza nubwo harimo n'abanyamakuru bavuze ngo umunyamakuru mwiza ntabwo ari ukora inkuru yiyahura. Gute Scovia bamugiranije no kwiyahura kujya kuvuga kuri Rugagi? Rugagi se ni umuntu ki utashobora kuvuga? Icyambere Rugagi ni umwe mu bantu ubwe bizaniye story ku mihanda. Rugagi niwe muntu wa mbere wizaniye ibintu bituma bamuvuga. Ese njya nibaza n'impamvu umuntu aba ari umusitari gatinya kuvugwa ngo niba muvuge kandi ari umusitari. Buriya uhisemo ubusitari wowe wemeye ko ubuzima bwawe bujya ku karubanda. Rugagi we yarivugiye ngo yavuga iby'urusengero kuko nibyo rusange, atari ko Scovia akirinda kwinjira mu buzima bwanjye bwite ngo avuge Rugagi. Scovia niwe watumye tumenya Rugagi Scovia niwe watumye abantu bamenya Rugagi. Gusa Scovia nawe nyine hari igihe kimwe ajya agira gutya akarasa imbogo, kuko shiro nyinshi hari igihe ajya abeshya akavuga ibintu byinshi cyane abeshya, ariko ngira ngo hari n'abagiye babigarukaho bagaragaza ko Scovia atabeshye, kubera ko Rugagi n'ubundi aho hantu bavugaga afite urusengero rurimo n'amarogi. Aba Pastor Code babivuga ko urwo rusengero ruhari, atari ku rusengero
rurahara ariko inzu ntago ari ya Rugagi. Ko virumva uko biri kose nubwo yarasa imbogo ariko aba yatohoje amakuru akamenya akantu ku kandi akamenya idonido akamenya uko ibintu byifashe. Sasa rero no kuvuga ngo kuri iyi mihanda umuntu bita Rugagi ndabona inkuru iri kugenda icika intege tukibona Scovia akiri muzima ibyo yakoze yarabikoze reka dutegereze turebe nimba uyu munsi Scovia koko bizarangira buze ubugingo natwe se ko tukiriho twe tuzahoraho. Hari amasezerano twasinyanye n'Uwiteka Imana ko tuzahoraho. Ubwo rero sinzi impamvu hari abantu bavuga ko bazatwambura ubugingo. Nanjye ndakuvuze Rugagi. Kuko bisanzwe nitwa PC Sibomana na Tore PC hano ni Kumvura TV wahisemo neza cyane. Kubare natwe ibiganiro byacu cyangwa se impuzandengo yacu nakagaruka kora subscribe wowe kugira ngo ujye wumva impuzandengo yacu akantu ku kandi. Ndabashimiye.